Ndabasuhuje nshuti bakunzi ba Fexpro, mbashimiye ko mudahwema kubana nanjye umunsi ku munsi, ko bwije ndetse n'uko bukeye. Narinje ngo tuganire ku gitekerezo nagize. Mu by'ukuri ese indabo ziherekeza nyakwigendera mwe mubyumva mute? Muzibona mute? Ese mwigeze muzitangaho? Ese muzi amaherezo yazo? Nibyo tugiye kuganiraho. Mu minota 15 yonyine izi ndabo zikimara gushyirwaho ziba zumye. Mu masaha 2-3 ziba zakuweho, zajugunywe mu kimoteri. Mu by'ukuri kugira ngo umuntu atabaruke, kugira ngo umuntu asinzire, kugira ngo umuntu apfe, kugira ngo umuntu ave mu mubiri, nkoresheje imvugo zitandukanye kugira ngo mwumve icyo nshatse kuvuga neza. Nuko utishwe n'impanuka yicwa n'uburwayi arwaye. Kugira ngo urware nuko ubanza kwivuza. Mu by'ukuri umuntu abanza kwivuza. Hari abivuza by'igihe kirekire, hari n'abivuza by'igihe gito. Kandi iyo uri kwivuza ntuba uri gukora, ntuba uri mu kazi, ntacyo uri kwinjiza, uba usohora gusa. Ndetse abenshi muri twe ntitubona umwanya wo gusura abarwayi. Abenshi muri mwe ntimubona umwanya wo kugera ku barwayi. Ariko iyo umuntu apfuye, nuko reality imeze, nuko situation y'isi turimo ubu ngubu imeze, ntawa blaminga rwose. Tukagenda tugatabara. Icyo nacyo umuntu yagishima Imana ko uwo mutima wo gutabara ukiri mu Banyarwanda. Turatabaye rero, turagiye tugura indabyo. Ururabo rumwe byibuze ni 20, 15, 30, numva ko hari n'iza 40 na 50. Abenshi wenda muri mwe murabizi kundusha. Ugasanga umuntu yarekerezanishijwe indabo 100, indabo 50, indabo 200, murabizi. Kandi wa muntu tugiye guherekeza asize umuryango, asize icyuho cyatewe no kwivuza uburwayi bumuhitanye. Ese nta bundi buryo twakoresha kugira ngo tugure ziriya ndabo mu kanya nk'ako guhumbya zihita zijugunywa mu kimoteri zikaba umwanda? Nta buryo twajya dukoresha tugafata n'iyo bahasha tukayishyiramo urwo rurabo rwose, tukarwitira ururabo, ahubwo umwanya wo gushyiraho indabo tukajya duhaguruka dushyikiriza urwo rurabo umuryango usigaye, kugira ngo byibuze icyuho cyasizwe na nyakwigendera kibe cyagabanukaho gatoya. Ese mubyumva mute? Ese waba ubyumva kimwe nanjye? Ese waba ufite ikindi gitekerezo kinyuranye n'icyanjye? Andika muri comment kugira ngo tuganire. Murakoze.